atukuze mugombozi. Hano dusomye muri 3 no kuri 6 ni Yesu Kristo wari kugwanira n'umuntu witwa Nikodemo. Ikiganiro cha Yesu n'umugabo witwa Nikodemo. Aho Nikodemo yaje asanga Yesu amubaza amakuru akomeye cyane. Atarafite Mwuka Wera wari ufite kumusobanurira. Nikodemo wakicegera Yesu. Yesu amubwira no magambo aramubwira ngo yewe Nikodemo yewe wamutunzi we. Ndagira ngo kumenyesha amakuru kuko umubiri usuzara umubiri. Tushobora kumva aya makuru ya Mwuka Wera ukibana n'umubiri. Aramubwira ngo umubiri uzamumviza umubiri. Umubiri usobanukirwa umubiri. Umubiri usuganira izinda ukifuza kurya, ugakenera kunywa, ugakenera kwisiga, ugakenera kurya. Mwuka Wera aza yifuza igitarama kebuka kuko agomba gucunga n'umubiri wiwe. Aramubwira ngo kizawe n'umubiri kiza kimera k'umubiri. Yarazanditse muri Matayo aravuga ngo igiti cyiza kiza cyera imbuto nziza. Aravuga ngo n'igiti kibi nacyo ngo cyera imbuto mbi. Ngo bishoboka ko igiti cyiza ngo gishobora kwera imbuto mbi. Iyo umuntu ateye avoka azasarura avoka. Umubiri usuzara undi mubiri. Mwumve ko ishano twabishije rituremereza. Dufite abantu b'umubiri ariko babarizwa mu mwuka. Ubundi abanyatorero ni abanyamwuka. Ariko twagize ishano rikomeye y'uko umubiri ari wo wuzuye mu itorero. Kuko nta mwuka uzara intambara, nta mwuka uzera ubusambanyi, nta mwuka uzara intonganya. Umubiri n'uso uzara gusambanya ukabyara intonganya, ukabyara gucikamo, ukabyara kutumvikana. Kandi tubarizwa mu itorero. Ariko umwuka uzara amahoro, ukabyara ibyishimo, ukabyara kubana n'abantu gusa amahoro. Ariko kubera kuko tubarizwa mu itorero, umuntu bagashaka kumwita nigeze kuryigisha iryo jambo narabivuze muri Foursquare. Tugira ikibazo kituremera cyuko umuntu azayifuza kuba mwita mwiza kandi ari mubi. Taretse yose irakuzi ntawe uzuramutse. Abaturanyi bamumaranye imyaka 4 tuzi n'abana agira, ariko wasohoka hanze ukazukenera ngo nguriya mupapa ngo ni mwiza. Uri mwiza uhereye kuki? Uri mubi. None ni gutu umuntu muzima wamarana n'abaturanyi imyaka 4 utararamutse umuturanye. Uzumubona ukaca hirya. Uzumubona ukakwepa. Uzumuca ku muhanda ufite imodoka ntumuhere ifite. Muraturanye. Uri mubi. Iyo yarabivuze. Aho kirabaro. Ngo ineza y'umuntu ngo nizi umutera gukunda. Ineza y'umuntu nizi umutera gukunda. Ikizaba n'umubiri n'umubiri. Ikizaba na Mwuka Wera ni Mwuka Wera. Ni mwumva icyo Kristo yadusigiye hano ku isi. Yadusigiye Mwuka Wera kugira ngo nituja kororoka twororoke Mwuka Wera. Niyo Pentecoste ni iki? Mugiye burano mukigiriki ni minsi 50. Ariko Pentecoste twizihiza twizihiza Pentecoste kwakira Mwuka Wera. Aho yababwiye ngo mutegereze hehe? Yerusalemu. Bararambiwe bari benshi. Abakiriye Mwuka Wera ni 120. Abandi bari bagiye bari 700 bararambiwe. Dufite abantu barambiwe mu itorero. Azaza mu materaniro akereje agasohoka mbere y'abandi. Wararambiwe. Mwuka Wera yaje mu babanjije ntaza musangamo. Mu basoza ntaza mubonamo. Sohoka. So kutazanduza abandi. Practice nuzukereza. Mu gusoza akagenda mbere yawe. Umuririmbyi uri kigusha.
kandi